bazavoma amazi ku masoko y'agakiza bishimye. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ikiganiro cy'uyu munsi turavuga kuri ibi. Ni iki Papa Benedigito wa 16 yasize yandikiye abayezuwiti ku mutima mutagatifu wa Yezu? Ntitwabura guhera kuri iki ngiki gikunze kuvugwa muri iyi minsi n'abapasiteri bamwe. Reka nibarize iki kibazo tuza gusubiza mu ntangiriro mbere yuko twinjiramo. Ese abayezuwiti bose ni abagambanyi? Kuba se Adam Weishaupt washinze abiriminati barwanya ubukristu yari umuyezuwiti, bituma abayezuwiti bose bakwitwa abagambanyi? None se kuba Yuda yaragambaniye Yezu, intumwa zose za Yezu ni abagambanyi? Reka tubanze dusenge tubone kwinjira muri iki kiganiro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Reka twese dusange Yezu, dukunda uwo mutima we, tumushimire ineza ye, niwe nshuti ko nyanshuti. Urukundo nyarwo ntirugira ubwira, ahubwo rugira urugwiro. Urukundo nyarwo ntirugira ishyari, ntiruhubagurika, ntirwikuririza. Unkunda gira uko mubwira. Data aramukunda nanjye nkamukunda, tukaziwe tugaturiwe. Yezu tugana, rukundo rutazashira, nyir'umutima ukunda kandi woroshya, duhe natwe umutima mwiza umeze nk'uwo wahawe. Reka twese dusange Yezu, dukunda uwo mutima we, tumushimire ineza ye, niwe nshuti ko nyanshuti. Kuba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubahwe n'ubu n'iteka ryose, amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe rero, ndabifuriza umunsi mukuru w'umutima mutagatifu mwiza, abawijihije hirya no hino n'abatari bawuzi mwese, ntubura kuba uwacu twese. Ni umunsi twizihizaho urukundo. Twinjire rero mu kiganiro twateguye uyu munsi cyo gusoma ibaruwa Papa Benedigito yasize yandikiye abayezuwiti.
Mbere yo kwinjiramo nagira ngo mvuge gato ku bayezuwiti. Hari ikibazo kimwe nabajije. Ese kuba mu bayezuwiti haturuka umuntu umwe wagambanye, wabaye umugambanyi, kuko yashinze ikiryango kirwanya ubukristu, bigira abayezuwiti bose abagambanyi? Igisubizo cyo ni oya. Koko rero Adam Weishaupt wari umuyezuwiti, wari umwarimu ukomeye, waraminuje mu by'amategeko ya kiliziya, droit canonique, yashinze Abiliminati, yabaga i Bavière. Uwo nguwo rero koko navuga ngo yabaye umugambanyi, namugereranya na Yuda. Ntabwo kuba Yuda yaragambaniye Kristu intumwa ze zose zihinduka abagambanyi. Kuba habaho n'abandi bayezuwiti bakeya bashobora kuba barahemutse, ntabwo bikuraho ko Yezu yabagiriye icyizere nk'umuryango. Uwashinze umuryango Inyasi wa Loyola yari umusirikare, ashinga uyu muryango umeze nk'uwa gisirikare nyine. Nawe rero kubera ko umeze nka gisirikare, yawuhaye ubutumwa bukomeye. Uretse ku by'uyerekeye ubutumwa bw'umutima mutagatifu wa Yezu tugiye kuvugaho, abayezuwiti bafite ibigwi mu guteza imbere uburezi. Niba twavuga yuko amashuri abanza yashinzwe n'abamonaki, twavuga ko amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza abayezuwiti bagize uruhare runini mu kuyashinga, bashinga college. Icyo twita college ni ikintu ni icyabo rwose. Nibo bashinze rero baha n'imbaraga amashuri gatolika cyane, kandi nimwe mu nkingi yo gukomera kwa kiliziya gatolika. Abayezuwiti kandi nk'uko twatubyumva, Inyasi wa Loyola wirataga atarahinduka, amaze guhura na Kristu, amaze gusoma igitabo ubuzima bwa Kristu, aho yari arwariye ari inkomere ivuye ku rugamba, ubwirasi bwe yabuvuyemo, ku buryo iyo urebye icyo ashingiraho imyitozo y'impumeko ngendo ya gikristu ni uguca bugufi, humilité. Ni ikintu gikomeye rero. Inyasi wa Loyola, iyo myitozo yo kwinjira mu mpumeko ngendo ya gikristu yakunzwe na benshi, ku buryo hari imiryango itabarika y'abihaye Imana iyigenderaho. Nayo ni iyindi nkingi y'ubutumwa bwa kiliziya. Hanyuma rero Imana imaze, Yezu Kristo amaze kubonekera umubikira Marigarita Maria Alacoque w'umuvisitasiyo cyangwa umuvisitandine, byabaye ngombwa yuko amushinga umupadiri w'umuyezuwiti. Uwo mupadiri w'umuyezuwiti Claude de la Colombière, byanyuze aho ngaho kugira ngo noneho avuga ati umuryango w'abayezuwiti Yezu awushinga noneho kugira ngo bateze imbere ubuyoboke bw'umutima mutagatifu wa Yezu Kristo, bagira uruhare mu kumvikanisha neza icyo Yezu ashaka, gusobanurira isi kiliziya icyo Yezu ashaka muri iryo bonekerwa. Barabikoze kandi hari abakibikora. Icyo twashishikariza abayezuwiti, kuko bafite imbaraga aho bari hose mu bihugu byose ndetse no mu gihugu cyacu, turabizi ko bafite amashuri meza, bafite ibigo byiza bifasha, ariko twabasaba kongera n'akabaraga muri iyi devotion y'umutima mutagatifu wa Yezu. Benedicto rero yasize abandikiye. Umuntu avuze ngo yasize abandikiye twagira ngo ni vuba, ariko ni ibaruwa yanditswe muri 2006 hizihizwa isabukuru y'imyaka 50
handitswe urwandiko rwa gitumwa rwa Papa Piyo wa 12 rwitwa bazavoma amazi ku masoko y'agakiza bishimye, Aurietis Aquas. Iyo nyandiko rero urebye iratanga ikindi cyerekezo kigaragaza yuko ubuyoboke atari ibigomba guharirwa b'abakecuru tujya tubona b'abanyamutima, ahubwo ni abakristu bose bagomba kubwinjiramo. Reka rero turebe iyo nyandiko mu by'ukuri Papa yanditse. Iyo urebye ubona ifite ibice bitanu. Igice cya mbere ni ukwibutsa ya nyandiko nyine, akasa n'uvuga ibikubiye muri iyo nyandiko, agahita biheraho akavuga ku ngingo eshatu z'ingenzi zigize ubuyoboke bw'umutima mutagatifu wa Yesu. Hanyuma agasoza atanga icyifuzo gikomeye kijyanye no gusabira umuryango w'abayezuwiti umugisha, kugira ngo abantu benshi bamenye bwa buyoboke bw'umutima mutagatifu. Reka turebe rero bya bintu bitatu, kuko yagiye ashyiramo imitwe rwose kugira ngo ibyo bintu bitatu ashaka kuvuga byumvikane by'ingenzi. Icya mbere ni ikihe muri ibyo bitatu bigize ubuyoboke? Kumenya urukundo rw'Imana muri Yezu Kristo. Connaître l'amour de Dieu en Jésus Christ. Kumenya urukundo rw'Imana muri Yezu Kristo. Icya kabiri yibanzeho akagiha n'umutwe, yajyaye mu mutwe ugira uti kwiyumvamo urukundo rw'Imana mu kurangamira umutima wa Yezu Kristo. Icya mbere nyine ni kumenya, connaître. Icya kabiri ni kwiyumvamo urukundo, ni experience. Ni ibintu bikomeye cyane. Noneho ariko ntibirangiriraho, noneho igice cya gatatu kikaza ari kubeshwaho no guhamya n'urukundo twiyumvamo. Twarumenye, twarwiyumvisemo, noneho tubeshweho na rwa rukundo twiyumvamo. Donc niba igice cya kabiri avuga ngo ni faire l'expérience de l'amour de Dieu en tournant le regard vers le cœur de Jésus-Christ. Igice cya gatatu cyo aravuga ati ni vivre et témoigner de l'amour dont on fait l'expérience. Noneho kubeshwaho no guhamya urukundo rwa Kristo twiyumvamo. Murumva rero izingiro ni kwa kurangamira urukundo rwa Kristo. Nagira ngo rero tubyinjiremo noneho tuyisome, kuko gutanga incamake birafasha cyane kugira ngo umuntu wese noneho yumve neza uko urwo rukundo ruteye. Iyo baruwa iraza kugenda irisobanura neza. Iyi baruwa yarisinywe rero na Papa Benedicto kuri 15 z'ukwa gatanu Gicurasi 2006. Papa Benedicto wa 16 niho yayisinye. Yayanditse rero ku isabukuru y'imyaka 50 y'imyaka y'inyandiko ya gitumwa ya Papa Piyo wa 12, Aurietis Aquas. Ayandikira nyakubahwa Padiri Peter Hans Korvenbach, umuyobozi mukuru w'abayezuwiti. Reka twinjire mu ibaruwa. Amagambo y'umuhanuzi Izayi ngo muzavoma amazi ku masoko y'agakiza mwishimye, afungura urwandiko rwa gitumwa rwa Papa Piyo wa 12 rwakoreshejwe mu kwibutsa imyaka 100 umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu utangiye kwizihizwa muri kiliziya y'isi yose. Akavuga rero ati ntacyo ayo magambo yatakaje ku gisobanuro cyayo nyuma y'imyaka 50 ayanditse. Mu guteza imbere icyubahiro cy'umutima mutagatifu wa Yezu, uru rwandiko
bazavoma amazi rwashishikarizaga abemera kwakira ibanga ry'Imana n'urukundo rwayo, bemera guhindurwa narwo. Nyuma y'imyaka 50 biracyari inshingano y'uyu munsi ku bakristo yo gukomeza kunoza umubano n'umutima wa Yesu, ku buryo byabafasha kwivugururamo ukwemera urukundo rukiza rw'Imana, barushaho kurwakira mu buzima bwabo bwite. Ubwo rero muri make aho ngaho tumva yuko icyo igitumye yandika nuko iriya nyandiko Aurietis Aquas rwose abashaka kwigisha iby'umutima bakongera bakayigarukaho. Ntabwo nariya magambo atangira iyo nyandiko yo muri Izayi ntabwo yatakaje agaciro, ndetse uyu munsi byakongera bikagenderwaho kugira ngo abakristo bivugurure. Dukomeze. Urubavu rw'umukiza rwahinguranyijwe nirwo soko uru rwandiko bazavoma amazi rutwerekezaho. Ni kuri iyo soko tugomba kuvomaho kugira ngo tugere ku bumenyi nyabwo bwa Yezu Kristo, no kugira ngo tubashe kwiyumvamo byuzuye urukundo rwe. Ubwo atangiye kuduha plan, incamake y'ibyo ari buvuge. Noneho kumenya no kwiyumvamo bikazatugeza kuki? Dukomeze. Nibwo tuzashobora kumva neza igisobanuro cyo kumenya urukundo rw'Imana muri Yezu Kristo, bityo tukabasha kubihamiriza abandi. Ntabwo tuzamenya ngo tubyiyumvemo birangire gutyo, tugomba kubihamiriza abandi. Ni ibintu bitatu: kumenya, kwiyumvamo, guhamya urukundo. Ni spiritualite nziza cyane. Mu by'ukuri nabivuga neza nkoresheje imvugo ya nyakubahwa Papa Yohani Pawulo wa kabiri wambanjirije, aho agira ati: iruhande rw'umutima wa Yesu, umutima wa muntu wiga kumenya igisobanuro nyacyo kandi rukumbi cy'ubuzima bwe n'iherezo ryabwo. Ukiga umutima wa muntu kumva agaciro k'ubuzima bweruye bwa gikristo, kandi ukiga kwirinda imicuri, perversion y'umutima wa muntu. Ukiga guhuza urukundo rw'umwana n'umubyeyi, hagati ye n'Imana, n'urukundo rwa mugenzi we. Bityo aho urwango n'urugomo byashenye byinshi, hazubakwe ingoma y'urukundo rwa Kristo, ari nako guhongerera kuzuye umutima w'umukiza dusaba. Ibyo yabikuye mu nyigisho muri collection cyangwa se muri compilation y'inyigisho za Papa kuri page 843 zakusanyijwe mu 1986. Rero umusogongero urarangiye, ariko kandi uyu musogongero aho uryoheye neza nuko uduha incamake y'ibyo none hagiye kurambura, akavuga ibyo aho bituganisha hehe. Mu kubaka umubano unoze n'Imana, bituma noneho icyo urwango n'urugomo byashenye, ibyo byaranze inyoko muntu mu gihe cyashize, noneho tubyigizeyo dushyireho fondation y'ingoma y'urukundo, civilisation de l'amour. Ni ijambo, concept ikomeye cyane mu buzima bwa Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Ingoma y'urukundo, civilisation de l'amour. Noneho twinjire rero muri ya ngingo ya mbere: kumenya urukundo rw'Imana muri Yezu Kristo, cyangwa connaître l'amour de Dieu en Jésus Christ. Mu rwandiko rwanjye rwa gitumwa rwitwa Imana n'urukundo, Deus Caritas Est, nasubiyemo interuro yo mu ibaruwa ya mbere ya Yohani yemeza iti: twamenye kandi twemeye ko urukundo rw'Imana ruturimo. Kugira ngo nshimangire ko inkomoko y'ubukristu habayeho guhura n'uwigize umuntu.
kuko Imana yigaragaje yivuyeyo mu kwigira Imana yigaragaje yivuyeyo mu kwigira umuntu k'umwana wayo, muri we tukayibona. Ni mu mubano na Kristo tuzamenyera Imana byimazeyo. Aurietis aquas, cyangwa se bazava amazi, no muri Deus Caritas Est. Byongeye kandi kubera ko urukundo rw'Imana rwitamanzuye mu gihe Kristo adutangira ubuzima bwe ku musaraba, ni mu kurangamira imibabaro ye dushobora kumenya bidasubirwaho urukundo rutagira imipaka Imana idukunda. Koko Imana yakunze isi cyane bigezaho itanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Yohani 3:16. None rero iryo banga ry'urukundo Imana idukunda ntirireba gusa ibyo kubaka no kuyoboka umutima wa Yesu, ahubwo ni naryo banga ry'impumeko ngendo nyayo n'ubuyoboke bwa Gikristo. Ni ngombwa rero gushimangira ko ishingiro ry'ubu buyoboke ritangirana n'ubukristo. Ni nko kuvuga ngo yabivuze avuga ngo ni ancien comme le christianisme, ritangirana n'ubukristo. Koko rero kuba umukristo bishoboka gusa iyo umuntu ahindukiye akarangamira umusaraba w'umucunguzi, akarangamira uwahinguranyijwe. Yohani 19:37 na Zakariya 12:10. Niyo mpamvu urwandiko rwa gitumwa bazavoma amazi rwibutsa ko igikomere cyo mu rubavu ndetse n'ibindi byatewe n'imisumari byabereye roho nyinshi ibimenyetso by'urukundo rwabubakiye ubuzima mu buryo busesuye. Kumenya urukundo rw'Imana mu wabambwe byabateye kwigiramo ubuzima bwatumye bahamya nka Tomasi ngo mwami wanjye kandi mana yanjye. Reba Yohani 20:28. Bibatera kugera ku kwemera guhebuje, bakira bivuye inyuma urukundo rw'Imana. Aurietis Aquas nimero 49. Icyo rero cyari icya mbere, ni ukuvuga ko kurangamira Imana kugira ngo tuyimenye tuhavome byinshi, byanze bikunze tugomba guhindukirira Yesu, ariko cyane cyane tukabona kiriya gitambo cye yatangiye ku musaraba, tukareba kiriya gikomere cye cyo mu rubavu, kurangamira uwahinguranyijwe ndetse n'ibindi bikomere. Ibyo ngibyo nibyo no mu mateka byatumye benshi bagira ukwemera gukomeye. Tujye rero ku ngingo ya kabiri. Kwiyumvamo urukundo rw'Imana mu kurangamira umutima wa Yesu Kristo. Bavandimwe, buriya guhindura ururimi ukira mu rundi biragora. Kwiyumvamo na faire l'expérience ntabwo tuzi niba ariko byavugika neza, ni ukugenekereza, ariko kwiyumvamo nabyo ni ikintu gikomeye. Umuntu yakumva ko bihuye rwose. Mugerageze mu byumve. Faire l'expérience de l'amour de Dieu en tournant le regard vers le cœur de Jésus Christ. Kwiyumvamo urukundo rw'Imana mu kurangamira umutima wa Yesu Kristo ni ingingo ya kabiri igize iyi nyandiko. Igisobanuro cyuzuye neza cyo kubaha urukundo rw'Imana, iri jambo nanone kubaha urukundo rw'Imana, mwumve ko twavuze culte de l'amour de Dieu. Kiba gitomoye gusa iyo twitaye ku ruhare bigira, atari mu bumenyi gusa, ahubwo no kwiyumvamo umuntu ku giti cye urwo rukundo, maze umuntu akitangira kurukorera arwiringiye.
Aurietis Aquas 62. Birumvikana ko kwiyumvamo no kumenya urwo rukundo ntawabitandukanya, kimwe gisobanura ikindi. Faire l'expérience et connaître, ntawapfa kubitandukanya. Nyamara ni ngombwa gushimangira ko ubumenyi bw'urukundo rw'Imana bushoboka gusa ku muntu ufite umutima usenga kandi uciye bugufi, hamwe n'ubuntu bugaragazwa no guhuguka. Ubuntu bugaragazwa no guhuguka niyo concept, niryo jambo ryo kuvuga ngo disponibilité généreuse. Bihereye kuri bene uwo mutima, kurangamira urubavu rwahinguranyijwe n'icumu bihinduka ishengerera rya bucece. Kurangamira urubavu rwahinguranyijwe rwa Nyagasani, ari rwo rutemba amaraso n'amazi, bidufasha kumenya ingabire zitabarika ziruvamo, dusanga mu kubaha umutima wa Yesu. Ukwemera twumva nk'imbuto y'urukundo rw'Imana twiyumvisemo ni ingabire, ni impano y'Imana. Ariko umuntu yashobora gusa kwiyumvamo ukwemera nk'impano igihe nyine akwakiriye nk'impano ashaka kubeshwaho nayo. Icyubahiro cy'urukundo rw'Imana, urwandiko rwa gitumwa Bazavoma Amazi ruhamagarira abakristu, kigomba guhora kitwibutsa ko yemeye kubabara mu cyimbo cyacu, mu cyimbo cyanjye, ku bushake bwe. Iyo twiyemeje kumuha icyo cyubahiro, ntibidutera gusa guhora dushimira urukundo rw'Imana, ahubwo turushaho kurwakira, maze ubuzima bwacu bukarushaho kugengwa narwo. Imana yabuganije urukundo rwayo mu mitima yacu ibigirishije Roho Mutagatifu yaduhaye. Ihora ituremburiza ubudahuga kwakira urukundo rwayo. Ubutumire bwo kwiyegurira urukundo rw'agakiza rwa Kristo bufite intego nyamukuru yo kunoza umubano n'Imana. Niyo mpamvu iki cyubahiro kigenewe urukundo rw'Imana rutwitangira, gifitiye ukwemera kwacu n'ubuzima mu rukundo umumaro ndasimburwa rwose. Aha rero tumaze kuvuga ku byerekeye kwiyumvamo urukundo. Kwiyumvamo urukundo, kurangamira twabonye bihinduka ishengerera rihoraho rya bucece. Tugenda twumva rwose uburyo dukunzwe by'indengakamere, umuntu akabyiyumvamo, akumva uburyo yakunzwe bikomeye, bikagenda bimutungira ukwemera, bikagenda ukwemera kukagenda akagenda kumva nk'impano koko, atari ukwibwira yuko abyikesha. Noneho ubuzima rero bukabaho bushimira. Umuntu wamaze kuba gutyo umva ko ukwemera ari impano, noneho ntibirangiriraho. Nta kwemera kutagira ibikorwa. Ntiwavuga n'ipine yavuyemo umwuka ntigenda. Umuntu ufite ukwemera yuzura Roho Mutagatifu nk'uko ipine yuzura nyine. Ubwo tubona nk'ikinyabiziga gifite amapine 2 cyangwa se gifite 4, iyo gitakaje imwe gusa ntabwo nyiri ikinyabiziga ashobora gukomeza kugenda,
agomba kubanza gusimbura. Ni ukuvuga ngo nta kwemera kutagira ibikorwa. Twagize ubumenyi, twiyumvisemo urukundo, ntibishobora kurangiriraho. Hari igisubizo tugomba gutanga. Nicyo rero agiye kutubwira. Kubeshwaho no guhamya urukundo twiyumvamo. Vivre et témoigner de l'amour dont on fait l'expérience. Uwakira urukundo rw'Imana muri we agengwa narwo. Urukundo rw'Imana umuntu yiyumvamo rumubera umuhamagaro agomba gusubiza. Kurangamira Nyagasani wigeretseho intege nke zacu n'indwara zacu, Matayo 8:17, bituma natwe twitwararika ububabare n'ubukene bw'abandi. Kurangamira urubavu rwahinguranyijwe n'icumu birangwa n'umutima wo gushengerera, bituma duhugukira ugushaka gukiza kw'Imana, bidushoboza kwijugunyira mu rukundo rw'agakiza kandi nyampuhwe, kandi nanone bikatwongeramo inyota yo kugira uruhare mu murimo wayo wo gukiza, tumubera imiyoboro. Imiyoboro y'iki? Ya rwa rukundo rw'Imana. Duhinduka imiyoboro y'urukundo rw'Imana. Ingabire twakira ziva mu mutima ukinguye, uvubukamo amaraso n'amazi, zituma ubuzima bwacu buhinduka isoko ivubukamo imigezi y'amazi atanga ubugingo. Urubavu rwahinguranyijwe rw'Umukiza, kwiyumvamo urukundo ruvomwa mu cyubahiro duha urubavu rwahinguranyijwe rw'Umukiza, biturinda kwirebaho twenyine, bigatuma duhugukira kuberaho abandi. Dore icyo tumenyeraho urukundo, nuko Yezu ubwe yemeye guhara amagara ye kubera twebwe. Natwe rero tugomba guhara amagara yacu kubera abavandimwe bacu. Ibaruwa ya mbere yanditswe na Yohani 3:16. Igisubizo ku itegeko ry'urukundo gishoboka gusa biturutse ku kuba twiyumvamo rwa rukundo ruva ku Mana twahuye. Icyubahiro cy'urukundo rwigaragaza mu ibanga ry'umusaraba ruhora rwigaragaza uko duhimbaje Ukarisitiya, ruhinduka ishingiro twagenderaho tukaba abantu bashobora gukunda no kwitanga, tukaba ibikoresho mu biganza bya Kristo. Nibwo tuzaba turi intumwa zizewe z'urukundo rwe. Cyakora uko kwakira ugushaka kw'Imana guhora kwivugurura. Nta na rimwe urukundo rusozwa cyangwa ngo rube rwuzuye. Kurangamira urubavu rwahinguranyijwe n'icumu ari rwo gushaka kw'Imana ko gukiza abantu kwitamurura, ntibishobora kwitwa uburyo buhita cyangwa bushira bw'icyubahiro cyangwa ubuyoboke. Kurangamira urubavu rwahinguranyijwe n'icumu ari rwo gushaka kw'Imana no gukiza abantu kwitamurura, ntibishobora kwitwa uburyo buhita cyangwa bushira bw'icyubahiro cyangwa ubuyoboke, ahubwo ni ishengerera ry'urukundo rw'Imana. Iryo shengerera nyine
ryabonewe mu rubavu rwahuranyijwe, muri uriya rubavu rwahuranyije rwabonewe ikimenyetso kirivuga neza, kivuga iki? Ishengerera. Mwumve iyo ikone muri iyo y'umuntu urangamiye urubavu rwahinguranyijwe, ni ikone nayo yagombye guhora ishushanywa neza, umuntu arangamiye cya gikomere. Mu ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe ho bigaragara neza cyane. Iryo shengerera rero ryabonewe ikimenyetso kirivuga neza, kigaragaza ukwigaragaza mu mateka no mu buyoboke. Uwo mubano rero uko kurangamira kuva mu ishengerera, kurangamira cya gikomere cyo mu mutima wa Yezu, kurangamira urubavu rwahinguranyijwe, nta wabitandukanya n'umubano muzima n'Imana. Ngo kuko Papa bivuga, ni ahantu hagoye kuhasobanura, ni ibintu nyine byasaba kubiviva. Ngizo rero ingingo eshatu zigize iyi baruwa yandikiwe abayezuwiti hizihizwa isabukuru y'imyaka 50. Mu by'ukuri ubwo hizihizwaga n'imyaka 150 devosiyo y'umutima mutagatifu yizihizwa ku isi yose. Ntabwo devosiyo y'umutima mutagatifu cyangwa ubuyoboke bw'umutima mutagatifu bwatangiye bwizihizwa hose, kabanje gutangirira muri kominote Margarita Maria yabagamo, biza kugera aho yari atuye muri iyo paruwase muri diocese, ariko byaje kugera igihe noneho biba iby'isi yose. Muri 2006 rero hari huzuye imyaka 150 iyo devosiyo, ubwo buyoboke bw'umutima mutagatifu bwizihizwa mu isi yose, cyane cyane umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yezu wizihizwa ku isi yose, kuko nicyo kintu nyamukuru twifuza yuko na umupadiri yadusobanurira ngo twinjire neza mu byo Kristo ashaka kuri uwo munsi mukuru mutagatifu. Murahishiwe mu kindi kiganiro. Reka ahubwo dusoze iyi baruwa twumva icyifuzo cya Papa ndetse n'umugisha h'abayezuwiti. Mu cyifuzo mfite ko iyi sabukuru y'imyaka 50 yabyutsa mu mitima myinshi igisubizo cyuje ishaka ku rukundo rw'umutima mutagatifu wa Kristo, nyakubahwa Padiri, hamwe n'abandi bihaye Imana b'abayezuwiti bakomeje kwitangira ubu buyoboke remezo. Mbahaye umugisha wa gitumwa wihariye. Vatikani kuwa 15 Gicurasi 2006, Papa Benedikito wa 16. Aha rero tubyumve neza, afite iki cyifuzo ngo kwizihiza iyi sabukuru icyo gihe nyine ni nkuko yatangiye, kandi avuga ko ari n'ubu ibyavugwaga icyo gihe n'ubu bigifite ireme ryabyo ku by'iki gihe ku bakristo b'uyu munsi. Afite icyifuzo ko mu kwizihiza iyi sabukuru y'imyaka 50 byabyutsa mu mitima ya benshi igisubizo cyuje ishaka ku rukundo rw'umutima wa Kristo, igisubizo cyuje ishaka ku rukundo rw'umutima wa Kristo. Nasoza nanone mvuga nti abayezuwiti babifitiye ubushobozi batwubakire na hano mu Rwanda iyi devosiyo mu kwizihiza uyu munsi mukuru w'umutima mutagatifu. Nabonye aho narindi umukecuru ajya gusoma, agenda yububa yenda kugera hasi rwose, ni imbaraga z'urukundo zamushoboje, ntawabishidikanya. Ariko nanone nabisomye nanone n'ukundi, kuko nahise ndaranganya amaso. Icya mbere mbona abanyamutima ni bake, icya kabiri mbona ko bakuze. Ntabwo iyi devosiyo igenda irushaho kugaragara nk'iy'abashaje, nk'iy'abakecuru, ariko ni devosiyo ikenewe no mu rubyiruko rwose. Ubundi nk'abantu twita inkoramutima, ingendanyi,
mouvement eucharistique des jeunes bari kera ari abana bategurirwa kuzaba abanyamutima. Byaje guhinduka bite ngo ako kagozi gacibwe ntibategurirwe nyine nakagombye kuba nababonye aho ngaho? Nta nkoramutima nabonye, kandi inkoramutima z'Ukarisitiya zirahari, ariko icyo bategurirwaga ni ukugira ngo bazavemo abanyamutima bakuru. Niba hari omoniye wa mouvement eucharistique des jeunes, inkoramutima z'Ukarisitiya, nasubiza amaso inyuma. Niba n'abandi bashumba bahari abankurikira, batekereze urubyiruko ruri mu nkoramutima z'Ukarisitiya ruba rutegurirwa kuba abanyamutima b'abarayiki. Ndashishikariza kandi n'indi miryango, Communauté ya Emmanuel inafite ubutumwa Ipareil Romonial, hano mu Rwanda turayifite ikomeye. Yes, kuri communauté ushobora gusanga byizihizwa, ariko babishyiremo imbaraga no mu bakarismatike bose bafitanye isano na Communauté ya Emmanuel. Iyo devotion bayigira yabo. Hari ababikira b'abavisitation bafite amakominote menshi mu Rwanda. Hari abamisiyoneri b'umutima mutagatifu wa Yezu na Mariya. Hari ab'abagore n'ab'abagabo, b'abapadiri. Rwose iyi devotion, kuko papa ari kugaragaza yuko atari ya bamwe, ahubwo nibafashe kugira ngo ibe y'abakristu bose, tubeho dushimira. Noneho ibi papa yavuze, tugire ubumenyi bw'urukundo rwaducunguye, noneho turwiyumvemo, ariko tunabeshweho narwo. Umukristo wese yumve yuko ari ishingiro kuva mu iterura ry'ubukristu, mu itangira rya kiliziya, bigomba kuba inkingi y'ubukristu. Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Imana iduhana umugisha kandi umunsi mwiza w'umutima mutagatifu wa Yezu, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.